inzu y'umuturage ihuye n'ibiza amasaha witwa John utuye mu mudugudu wa Karama akagari ka Busanza umurenge wa Kanombe. Inzu ye igurutse none ahangaha bitewe n'inkubi y'umuyaga. Dore ubu ngubu nuko bimeze aha hose ni muri salo uri kubona ko ibintu byari bicyandagaye birimo. Aha ni muri salo biragaragara n'ibikoresho byo mu nzu byose byangiritse byaguye n'umuntu. Umuturage ni uwo nguwo arimo aragenda yegeranya inzugi n'ibyangiritse byose. Harimo ninjira ni mu cyumba, hano hagaragara ni mu cyumba igisenge cyahagwiriye. Aha ni ukwinjira mu cyumba, aha ni mu cyumba igisenge cyose ubona ko cyahagwiriye. Reba byose ni igitanda n'uburiri bwe bwose. Aha hose murabona yuko rwose ibi ni ibiza bitunguranye bije amasaha tuvugana. Umuyaga uraje w'inkubi y'umuyaga itunguranye isenya iyi nzu. Aha hose ndabona abaturage baje kureba uko ibintu bimeze. Nuko hameze rwose, nuko hameze. Aba ni abaturanyi biwe, umuntu akeneye ubufasha n'ubutabazi. Meze John we? Byiza. Ibyo bintu byakubayeho ni ibiki mwe? Ja Robert, reba uceceke. Mbwira byagenze bite? Ibintu bimbaye waje se rwakira. Urumva? Kaje se rwakira itumite nende ku masaro. Ntabwo masaro waje umuyaga mwinshi. Baje kwisha inzugi bamwe barikingirana. Wowe ntabwo wari uri mu rugo? Wowe ntabwo wari uri mu rugo? Nta muntu wari uri mu rugo yaza kuba hari umuntu. Abarimo twari kuba turimo tuvuga izindi nkuru. Baba we. Twari kuba turimo tuvuga izindi nkuru. Imana yakinze ukuboko. Ni Imana yakinze ukuboko. Mu gitondo twabyutse dusigana mvuga ngo nagume mu rugo. Mari bagiye gusenga navuga ni gumanga ntabwo mpari. Dusigana none bije kurangira nyine yaza kuba hari uburundi byari gukurikira. Urumva yagize neza kugusuzugura? Nanjye naze kwirirwa njya kumubwira amagambo menshi n'amagambo menshi negeze mvugana nawe. Urumva nyine ko yagusuzuguye byabaye amahirwe? Nyine byabaye amahirwe rwose. Urebye ibintu byo mu nzu. Kuri kw'Imana umva byabaye capati bayizi. Oya biragaragara rega si bigaragara se kuri no video. Umva byabaye capati ariko imwe nyayo. Baba we. Ubwo rero nta kindi gihe narenzaho uretse nyine kubyumva nyine nkabireba gutyo nkavumirira nyine. Nimwe ndareba ukuntu ubwo mushakira abantu bambumbira umukuramo wenda nkazisigara nirwariza mbere bambumbira. Ubu se hari ikibayobozi buri kugufasha? Hari ikibayobozi buri kugufasha? Mubwire nta n'umurana hagera. Twafotoye ndababwira nti bashyiriye ku rubuga ibindi byose ntabwo nta kindi narenze bo bashyiriye ku rubuga. Nta n'umuntu urakugeraho? Nta muntu n'umurangiraho. Baba we. Ubwo navuze nibo bafotoreye bashyiriye ku rubuga ibindi. Ariko uko biri kose buriya bari bukugereho. Simbizi barajya ahubwo wari bwabona inzu umva kubera ukuntu yariziritse yagiye no kugira uruhande rumwe rwo hepfo rwose rurasenyuka. Nyine buriya kubera ukuntu iziritse ya migozi iba bakoresheje bazirika igisenge niyo yazamuye inkuta zirahema. Na ubuyobozi bw'umurenge wa Kanombe ndabizi bukorera imbere buriya bari bugire icyo bagufasha ahari wenda. Mbizi nta Nyagasani. Nibitanakunda n'abaturage bari bugufashe buriya. Nimba badahita bambwira ngo ni imisenye bro. Byanashoboka ariko bashobora no kukubwira ngo yikureho n'ubundi. Iri muri site kandi ntabwo igendanye n'igishushanyo nabyo bashobora kubikubwira. Ubwo wakwerekeza he? Yakarenye nari nakamena umusa. Baramutse bakubwiye bati ahubwo ahita uvanaho dore byari ni n'umwanda dore inzu ya kadasiteri cyangwa se etaje. Umuzaza iyo jambo wirivuga rwose kubera uko urarivuga nkumva ari umutima mubi. Oya ntabwo mvuze ngo babivuge kubera yuko hajemo umuyobozi bw'akarere
cyane ukuri kw'Imana ntabwo bavuga ati n'ubundi wenda byari byubatswe n'ubundi buryo butasobanura. hajemo ubuyobozi bw'akarere bwareba nyine bukagira icyo bugufashaho. Aho rero nibyo bishobora uruhande rumwe bishobora kuba byiza ahandi bikaba bibi. Oya ntabwo byaba bibi mwese ahantu usaziye ahantu urahasaziye warahakuriye urahasazira ubwo se bakubwira ngo ngiki ngize gutya rwose ngiye kumva numva ngo kaci sinari mpari harya buri bamaze nk'imyaka nkubwiye ikintu ntashinze Imana ni uko ibintu bimwe bijya kuba jye nabibonye. wari wabibonye? Nari nabibonye uretse ko ntari nzi ko ari inzira buguruka. burya se ntabwo nzi ko ari inzira buguruka. nawe ujya werekwa rwose sinamenye ko ari inzira buguruke ariko rwose nari nabibonye. yewe ubundi nabanje kugira ngo ni impanuka nzakora. none impanuka yo gukorwa nyine ibikorwa nyine kirabaye. wagize amahirwe nta muntu n'umwe wari uhari. ntabwo ushaka urebye ukuntu ibintu byabaye wa mugabo we. ariko capati birambuye. capati birambuye imeze neza capati birambuye. yewe capati birambuye rwose. sawa nyine komeza wihangane. nta kundi muvana wumva se kandi arya imbaho ukuri wambonye zigura angahe? ntabwo mbizi pe nta makuru mfite y'ibikoresho by'ubwubatsi. reka nze niba ukuntu nimba niburare musakaye nkareba aho ninjye ku musozi. sawa rero ese ugereranyije byaba bibaye nko mu masangahe? ibi ngibi bibaye inzigurutse saa 6:50 saa 6:50 kuri uyu munsi wo kuwa kuwa mbere ku itariki zingahe? ni kuwa kabiri uyu munsi. kuwa kabiri ku itariki 25. haramutse hagize ugukenera ngo abe yagira icyo agufasha yakubona gute? ubu urumva ni ukuvuga ngo nta handi yasanga mu rugo nta handi urumva kubera yuko ni ku gasozi ibintu byose biri ku gasozi nta handi najya. telefone yawe ni iyihe? ni 0788 yego 62 yego 53 yego 46 0788 62 53 46. amazina yawe ukaba witwa? Nzayino John. sawa murakoze. nta kintu gisigaye mu nzu ndakurahiye.